inama y'igihugu y'umushyikirano muri uyu mwaka wa 2023. Abanyarwanda, imbaraga zacu ni ukujya inama tukarebera hamwe ibyiza twagezeho, tugafata ingamba zo kubisigasira no kubyongera. Intego ari ukwihuta mu iterambere. Nguko uko twishyiriyeho inama y'igihugu y'umushyikirano, abanyarwanda b'ingeri zose, baba abatuye mu Rwanda no mu mahanga, duhuriramo mu rubuga rwo kungurana ibitekerezo biha igihugu cyacu icyerekezo. Inama y'igihugu y'umushyikirano rero ku nshuro ya 18 ni ukuva tariki 27 kugeza ku 28 Gashyantare umwaka wa 2023 muri Kigali Convention Center. Abatazabasha kuhagera muzabe hafi ya radio na televiziyo by'u Rwanda cyangwa kuri Twitter @umushyikirano, kuri Facebook umushyikirano na YouTube umushyikirano. Mushobora ndetse no kubaza no gutanga ibitekerezo mukoresheje ubutumwa bugufi cyangwa imbuga nkoranyambaga. Hari kandi na site zateganyijwe, abazaba bahari nabo bakazakurikirana inama y'igihugu y'umushyikirano ibona nkuboneye hifashishijwe ikoranabuhanga. Abashyize hamwe nta kibananira.